Fanya Kazi TV, we are the solution. Nongeye gusuza cyane we ukurikiye Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Iyi video tugiye gukora ubungubu igiye kugusobanura uko wakora staking kuri AIX wallet. Niba utarabonye video ya mbere yuko wakora AIX wallet, ndayigushyira muri description kugira ngo ubanze nyine ufungure iyi wallet, hanyuma uze kugaruka kuri iya kabiri urebe uko bakora staking. Hanyuma rero kuri iyi AIX wallet, staking yayo tugiye kuyikora mu buryo buteye burya. Icyambere ugomba kumenya ko iyi ngiyi ikenera icyo bita gas fees. No kuvuga ngo hari BNB nkeya cyane zihuje na USDT imwe ugomba kuba ufite kugira ngo staking yawe izajye ibasha gukoreka neza. Rero hari uburyo bubiri ushobora kubikoramo. Hari uburyo bwa mbere ushobora kubanza kugura iyo gas fees kugira ngo nyine ube uri ready kuri staking, ukabanza ukazizanamo cyangwa se ukabikorera rimwe. No kuvuga ngo ushobora kuconvertinga USDT zawe ukaziswappinga muri BNB hanyuma ukazizana muri AIX cyangwa se ukaba wanaziswappingiramo, byose birashoboka. Ariko ngiye uburyo nakoresheje nabonye bwanyoroheye, nabanje kugura icyo bita gas fees, nabanje gufata BNB nzingihuye na 1 USDT nzizana muri AIX, hanyuma njya nabona no kuzanamo USDT zo gustakinga. Ngibutsa ko AIX minimum ya staking ari AIX 100 zihuye na USDT 15 muri iki gihe nyine nkundi gukora iyi video nkuko nabivuze muri video ibanza. Twagereka tubanze rero tugure BNB za gas. Murabona ko ahangaha muri AIX wallet yanjye harimo 00 ahantu hose, ariko no tugiye kubanza duhere kuri BNB abarizo tugura. Ngiye kugura BNB ingana ni dolari rimwe cyangwa se USDT imwe. Reka tubanze tujya no kuri Binance cyangwa se wabakoresha OKX, byose birashoboka. Ubanze uswapping cyangwa se converting 1 USDT muri BNB. Urafungura Binance application yawe, ukande kuri trade, hanyuma urahita ubona nyine iyi option ya convert. Hejuru dufite USDT, hanyuma hano hejuru urandikamo BNB kuko tugiye kuva muri USDT tujya muri BNB. Hano ndashyiramo USDT imwe, hanyuma bareta bampa umubare wa BNB bingana, nkore kuri preview, hanyuma nahita kanda kuri confirm. Bahita banyereka ko gukonvertinga byakunze. Ubu no kuvuga ngo maze gukonvertinga USDT imwe muri BNB. Nyuma rero iyi step ndahita nsubira noneho muri ya AIX wallet, nkopiye iyi address ya BNB. No kuvuga ngo noneho ahangaha ngiye kohereza BNB muri AIX wallet. Nimara gukopiya iyi BNB address muri AIX wallet, ndagaruka muri Binance, nkande kuri assets, hanyuma nkande kuri send cyangwa se kuri withdraw bitewe na option ufite muri application yawe. Kuri withdraw method ndakanda kuri open chain withdraw. Uko hangamba ndi gukura crypto kuri Binance nyijyana kuri indi exchange iyo ari yose cyangwa se wallet nkuko ubibona hano. Ndakanda kuri open chain withdraw, hanyuma hano ndandikamo ya coin yanjye ya BNB n'ibidahise igaragara kuri uru rutonde, nyikandeho. Hanyuma kuri address ndakandamo cyane ntinze mu rutoki, nkore kuri paste ya address na copy irazamo. Ngiye kuri select network ndakanda kuri BNB smart chain, hanyuma kuri amount nishaka ndakanda kuri max kuko niyo yonyine nari mfitemo ya BNB. Hanyuma ndakanda kuri withdraw. Nimara gucekinga ko byose bimeze neza, ndakanda kuri confirm. Mu masegonda rero make cyane murabona ko BNB za gas zamaze kugera muri AIX wallet. Ubu noneho tugiye gukora staking. Tugiye kugura cyangwa se tugiye gufata ama USDT tuyajyane muri AIX wallet, hanyuma dukore staking. Stay in touch. Kuri staking rero icyo uri bukore, reka twizanira ama USDT. Urakanda kuri USDT kubera ko ari nawe mfite nyine muri Binance. Ndakopiya iyi address, nze muri Binance, nkande kuri send, nongere nkande kuri open chain withdraw, hanyuma mpitemo USDT, nyikandeho. Ndakanda n'ubundi kuri address, ntinzeho nkore paste. Network ndahitamo BNB smart chain nk'ibisanzwe kuko ndi kwimura coin nzijyana mu yindi wallet cyangwa se indi exchange. Hanyuma ahangaha reka wenda nshyiremo USDT 21. Nkande kuri withdraw, nongere nkande kuri confirm. Mu minota mike murahita mubona ko USDT 21 zamaze kugera muri AIX wallet. Murabyibona rero ko USDT 21 ziyongera kuri za BNB twaye twazanye ahangaha zise zigera muri wallet yanjye. Ubu tugiye gukora icyo bita staking. Hanyuma kuba tumaze kubona izi USDT muri AIX wallet, kubera ko turi bu staking AIX coin, tugiye guswappinga. Urakana kuri USDT, hanyuma uhita ukanda kuri ako kamenyetso ka swap. Ubu tugiye guswappinga tuvana ama USDT tuyajyana muri AIX. Icyo uri bukore, urabanza wandikemo umubare wa USDT ushaka guswappinga muri AIX. Baragusaba ya mibare 6 y'ibanga uba ugomba kuba uzi, uyuzuzemo. Ako kanya urahita ubona USDT zawe zahindutse ama AIX. Hanyuma ari gukora staking muri AIX wallet,
urahita ukanda kuri AI trading hejuru, ukande kuri AIX, hanyuma wuzuzemo umubare wa AIX ushaka staking. Hano murabona ko nyifitemo 169 n'ibice 29 gatatu rimwe 94. Ibi bice nubwo utabyongeraho ntacyo byaba bitwaye. Nimara kuzandikamo ndahita nkanda kuri buy cyangwa se kugura. Baransaba nanone kongera kuzuzamo wa mubare wanjye ya mibare 6 y'ibanga, nyishyiremo hanyuma staking yanjye ubwo mbe ndayemeje itangire gukora mu munsi umwe gusa. Nugaruka ukareba uzasanga hari inyungu yabashije kugeraho. Mwibutsa kandi ko ushobora gukora na staking y'izindi kugero nka USDT, TRX, BNB, byose birashoboka ukajya ubona iyi nyungu yo hagati ya 15 na 30% mu kwezi. Yari Fanya Kazi TV, nge unyite Mr Fanya Kazi. Stay in touch, turi kumwe. Fanya Kazi TV, we are the solution.